Hello guys, uyu munsi ngiye kuba nabagezaho application yagufasha guhamagara hanze mu buryo bworoshye cyane yemewe n'amategeko international. Turabaza na ChatGPT wumve icyo ibivugaho kugira ngo wizere neza umutekano wuzuye. Iyi application yitwa Imo, uraza kuri Play Store usacinge Imo uko bisanzwe, Imo usacinge. Ni application ya kabiri uyikandeho nurangiza uyinstare. Wowe nuza kuba uyifite uraza kuba wayikoresha. Urabona ko ngiye nsanzwe nyifite kuko urabona ko bahinduye ibintu byinshi. Reka nkande update kugira ngo nkomeze nkoreshe ibindi bishya bongeye muri ino application. Umunsi kundi bakomeza kongeramo ibintu bishya kandi bitandukanye. Iyi application irakora cyane. Ubu ngubu igiye kwi-updatinga tube twayikoresha, gusa ntabwo biri butinde. Reka njyewe ngiye kuba nayikoresha nta kibazo. Uraza uyinjireho, umara kuba wayinjiraho nuza kuba ufite nomero z'umuntu uri hanze ufite account ya Imo, kuko benshi bari hanze bakoresha Imo kuko niyo application iborohera guhamagara mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye, yaba Kenya, Burundi ndetse n'ibindi bitandukanye byose muri Afurika ndetse no ku isi yose. Iyi application igufasha kuba wahamagara hanze byoroshye cyane, nta kubura connection, nta kumva ngo ijwi riracikagurika, ukaba mwavugana neza kuruta WhatsApp ho muravugana ariko nyine akenshi network iyo zibuze biba bigoranye kuba mwakumvikana. Gusa aha ngaha niyo network zabura murakomeza mukavugana kuko yo ubwayo iba isetinze ku buryo mega ishobora kuba yazikoresha cyangwa ikaba yazisevinge iri bukoreshe mu gihe network ziza kuba zabura. Iyi ngiyi rero iroroshye cyane kandi nta mega nyinshi itwara, n'utumega duke nk'utwo kwandika message, biroroshye cyane. Jya kuri ino application nurangiza uyifungure. Iyi application irimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo guhamagara by voice, by video call, kandi bigasaba ibi biroroshye wabasha kuba wahamagara bikoroha cyane. Turareba nk'aba bantu baratandukanye duhora tuvugana umunsi kundi. Uraza kuba wakuzuzamo ibisabwa ni ibi bikurikira. Uraza kuba washyiramo izina ryawe rimeze neza nk'iryo kwirangamuntu. Niba gusaba irangamuntu uraza kuba wayishyiramo ndetse na password. Ibindi urongeramo na email ndetse na nomero yawe kugira ngo account ya Imo yizerwe umutekano. Ibi ngibi biroroshye cyane. Mukoze gukurikira channel yacu, mugire ibihe byiza.